Ndabasuhuje mukomere cyane. Nyuma yo kureba press conference ya Kagame nifuje kugira ikintu mvugaho. Mbere na mbere ndashaka kuvuga uko nanejejwe nuko ibintu twakekaga kera ubu ngubu byabaye clear. Insengero zifungwa, abantu bagiye bavuga ibintu byinshi bitandukanye ku buryo bimwe byafatwaga nk'ibihuha. Nibuka ikiganiro nagiranye n'umuvandimwe mubwira ko Kagame yafuhiye Imana kuko abona ko akwiye gufunga insengero kugira dukomeze tumusenge. Ati ibintu ntabwo Kagame abirimo. Ariko kuba bizi, muribuka insengero ntoya rwose zo mu byaro hasi muri Miyo, iwacu aho bita za Sakara, za Ndamira, ahantu umurenge hose nta n'umuntu utunze imodoka, cyangwa urwo rusengero nta n'umuntu usengeramo ugenda ku igare tureke na moto. Izo nsengero zose zarafunzwe. Urusengero rw'Ibyondo s'il vous plaît, kuko n'abaturage baho ariko bareshya. Zifungwa zisabwa ko zizabanza kubaka parikingi. Ukibaza parikingi icyo imaze bikakuyobera. Babasaba ibidashoboka by'imirindankuba, nta muntu tuzi n'umwe wakubitiwe n'inkuba mu rusengero. Babasaba tuwarete mbanza 8 cyangwa 6, no ku murenge hajya abantu 1000 hari tuwarete imwe. Aho ujya mu gisambu s'il vous plaît. Ibyo byose rero umuntu yabireba akabona ko ari amananiza. Tubwira abantu nyamara ibi si byo bashaka. Bamwe ntibabyumva kubera ubutesi tubona. Ariko uyu munsi nashimye Imana ko ibyo abantu twagiye tuvuga koko tutibeshyaga byabaye clear. Ariko nje kwiyama no gusaba. Mbere na mbere ndabanza kubwira Kagame ko tutateze kumusenga, ntabwo ari Imana rwose. No. Inkotanyi mujya mwemera ngo mwayarasiye ku murindi, Bikira Mariya mumurasira Kibeho, ariko ntuteze kuba Imana. Nta muntu uzagusenga. Ibintu byo kwivanga mu myemerere y'abantu ntibikureba, uri gucrossinga umurongo urenze. Si ubwa mbere ubikora, ahubwo icyabaye nuko abantu navuga ko bakorora, ugakora ibintu bakakureba, bakakureka, bakagutinya. Ariko igihe kirageze ngo tubakebure nabo. Itorero ry'Imana cyangwa Isilamu cyangwa idini iryo ari ryo ryose mu Rwanda rifite icyo rimariye abariyoboka. Ntabwo ari wowe ugena aho umuntu akwiye gusengera, ntabwo ari wowe ugena uko abantu bumva ibintu. Abantu nkurikira ntimunyumve nabi, Kagame nawe ni umuntu ufite uburenganzira ku bitekerezo bye. Ashobora kuba atemera Imana, nibyo rwose. Mu itorero harimo ibisambo. I know. Mushobora kumbwira ko ntazi abapasiteri badashobotse, n'abashehe badashobotse, n'abapadiri badashobotse. Ndabizi. Ariko abo si bo b'ingenzi. Hari n'abandi bazima barimo kandi itorero rimariye akamaro, rifitiye akamaro. Nibuka Apostle Gitwaza yigeze kuvuga, Masasu, avuga ku iyerekwa ryatumye ashinga Restoration Church. Yavuze ko yaragamije komora imitima y'abantu. Ibyo ushobora kutabona igiciro biha, kandi ntago nemera ko atabikoze. Restoration ifite abantu yasaniye imitima, ifite abantu yamaze agahinda, ifite abantu yakuye mu kabari, ifite abantu yakuye mu buraya, ifite abantu yagize ibitangaza. Ubu ni abasitwaye beza b'igihugu cyacu. Kiliziya Gatolika yose inkunda kuyivuga kuko ibikorwa byayo birivugira. Ngira ngo mwibuke neza ko amashuri yo mu Rwanda hafi 70% cyangwa 90% ari ay'abihaye Imana. Ntabwo ibyo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu
wavuga ngo ntago 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 bifitiye akamaro igihugu, none ugatinyuka ukifatira abantu bose ku gahanga. Tuzi amashuri, tuzi ibitaro, tuzi amavuriro, tuzi imiryango ifasha nka Caritas, nka Compassion, bishingiye ku itorero ry'Imana. Atari ko harya ngo twakoresheje ejo, twararindagiye, turindagizwa n'abakoroni, turabyemera. Perezida ufite ibindi bintu wakagiyemo, icyo ntibikureba. Bakwise impanga ya Yesu ugira ngo uriyo koko? That's not true. Ariko reka ne kwisumbukuruza ko perezida hari ntareba n'iyi video, ariko reka mbwire wowe uri kwireba, ntagira umuntu ugukubita urushyi cyangwa agasuzugura umubyeyi wawe cyangwa agasuzugura umufasha wawe cyangwa agasuzugura umwana wawe, umuntu ntuzigere na rimwe umworohera ngo wumve ko ubifata nkaho nta cyabaye, sino ntabwo uzaba wiyubahishije nawe ubwawe. Birababaje kuba dufite abakirisitu Kagame aza agasuzugura, si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu abikoze, mu gitondo akabatumira mukajya kumukomera amashyi. Uyu mugabo uvuga ibi ndagira mbibutse ko yasezeraniye imbere y'Imana. Twese twabonye amafoto ye ari ajya mu kiliziya. Umukobwa we yasezeraniye imbere y'Imana. Abana be bose barabatijwe, bafite n'abapare. Pare wa Cyomoro ni Karegeya nubwo yamwishe. Pare w'uyu musirikare ni Kayumba Nyamwasa nubwo afitanye ibibazo, yamubitsemo isasu mu nda, ariko n'umubyara mu batisimu. Umuhungu muto ngo uheruka kuba umusirikare yabyawe na Byabagamba nubwo yamukatiye imyaka 25 nawe afunze. Uyu mugabo rero kubwira abantu ko barindagiriye mu rusengero, ndagira mbibutse ko na nyina apfa bamusomeye misa, abo barindagize. Buri mwaka adukora bya bintu bita ngo prayer breakfast whatever, atumira abapasiteri bose bakaza. Aho mwabifobagane mwe, ni gute umuntu aza gusuzugura imyemerere n'imyizerere yawe, yandi twavuze ko tuzapfira, yaguhamagara ukaza kumukomera amashyi. Rutayisire umugabo dukunda kandi twubaha, nubwo ujya untenguha ku bintu bimwe na bimwe bya politiki, ariko nemera kuri decent human being kandi ukijijwe. Ibindi ni preference z'abantu, ntabwo simbyemera, simbikunda, ariko mu burenganzira bwawe nkubona nk'umuntu uri decent. Ibi urabivuga hiki? Yesu wabwirije abantu, hari umugore uvuga kuza kubarindagiza. Sinzi no mumva iki kintu, ariko mbonye wa mutubuzi we Israel, mbonye uri umufatanyacyaha mu butubuzi nawe, nimba ari tugendeye ku byo Kagame ari kuvuga. Daniela na James, Dorcas na Vestina, Nick Ngendahayo ufite n'igitaramo ejo kizagende neza, nubwo nabonye nawe usigaye waragiye muri politiki yo kujya kuvuga amateka y'inkotanyi nkaho abo zakubise amafuni bo atari abantu. Ariko ibyo tubyihorere, si cyo ndi gushaka kuvuga uyu munsi. Karagaciyemo kuko hari bene wanyu bavuye i Burundi zakubise amafuni, bagiye no kuzifasha. Ako warantengushye, ariko nta kibazo, reka tuvuge ko nemera ibihangano byawe kandi byanyegereje Imana, warakoze. Ariko byaba byiza uririmbye ukava mu bintu by'amateka na politike, biri very controversial kandi urabizi.
nimba koko warabaye inkotanyi urabizi, ufite impamvu nawe utabaga mu Rwanda. Anyway, ntangiye kuvanga. Niko mwa bakozi b'Imana mwe, Kambanda Karidinali, usibye ko n'ubundi uri intore, aho kuba intore y'Imana. Hari umuntu uri kuvuga ko muri abatekamutwe, muri bisambo, ibyo muzi ari ugucitinga gusa. Uwo muntu muramugenera ubuhe butumwa? Koko tubi bifobagana ako kageni kugira umuntu aza gukandagira imyemerere yacu. Yabeshye abakoroni bagowe, ntabwo abakoroni ari intungane, ariko kuba atazi amateka. Abapolitisiye benshi bavuga ko twahumutse tukabona liberite nk'iyi dufite, dusa neza gutya tutabikorera kubera abakoroni, ariko sibyo. Abakoroni sinje kubataka, ariko bakoranye n'ubwami ikintu gikomeye. Bashinze amadini arobanura abantu, afata ibikomangoma by'ibwami abashingira ishuri ryitwaga Indatwa, zidashobora gukandagiramo mwene ngofero, zidashobora gukandagiramo undi muntu utari uw'ibwami. Kiliziya iraza kuko itarobanura, ishinga amaseminari. Seminari wajyagamo kuko ufite ubwenge, watsinze ikizami. Nuko ba Kayibanda bize, barangije banga kuba abapadiri, ariko ntibari busubire no mu njishi ngo bajye guheka ziranjiji ngo nabatware barwo ubusisabo, ukajya mu njishi warize, ntibishoboka. Ntago Makuza yashobora kureka umugore we ngo ajye konsa mu rukara abana b'umwami. Reka da, umugabe kazice hariya. Nibyo niho urwango rw'abantu b'ibwami rwatangira ruvuga ngo bahumuye rubanda kuko Kiliziya yabahaye amashuri. None n'uyu munsi Kagame bibutse ko ari prince nawe ari uw'ibwami, iyo ukurikiye ibintuza bye bisekuru bye, ariko hataba Kiliziya nawe ntaba yarabaye perezida kuko ntiyari umwana w'umwami. Cyangwa yari kuze, ise yari kuze, cyangwa whatever. Wenda ari buzabe nka sous-chef ahantu da, ariko byo kuba perezida byo ntibyakundaga. Tuba twarawe n'umwana wa Rudahigwa cyangwa Kigeri cyangwa Musinga, ariko nyine Rutagambwa ntabwo ari aho hafi. So kugarura icyo kintu cy'ubukoroni, aha turi hano hanze barasenga, nabo se bazanwa n'abakoroni. Ngiye ku cyumweru ngiye gusenga, ntago ari uko ari umukoroni wabizanye, kandi ashaka yarabizanye, ariko kuri ubu sunjyana gusanga, njya gusenga kuko mbyemera, kuko numva hari icyo bimariye. Ntago njya gusenga ko hari umuntu wanjyanyeyo. Turumvikana? Ibyo ntibikureba. Dufite ibindi bibazo mu gihugu wagakwiye kuba uri kwitaho. Dufite abaturage ba Kangondo bari kuvuza induru kuko wabibye ubutaka. Nta muntu ushaka gukura mu maso ngo akoze icyo kibazo. Dufite ikibazo cy'ubutunzi buri gusubira hasi, aho guhaha bisigaye umuntu afashe umushahara we akawuhahisha gusa. Yaharya iminsi 20, abona abahembwa neza, harimo n'abatarya iminsi 10. Dufite ababyeyi b'abarimu babyaye abana ariko badashobora kubarihira amashuri. Abana mwarimu yibyariye ntashobora kubashyira mu ishuri ngo aryishyura bishobora. Icyo nicyo kibazo.
wafashe iki gihugu amafaranga 5 afite ikintu agura, ariko umwana wavutse mu 2000 ntazi uko amafaranga 5 aza ko nta kintu kimwe amaze. Twabonye ifaranga rimwe rigura ikintu, twarabibonye, ntabwo ari ibintu twabwiwe. Icyo washoboye ni ukuritesha agaciro, ni ukutubeshya ko twese turi abamiliyoneri. Ibyo nibyo bibazo wakwiye kuba urebaho. Ushobora no kuba ibyo bibazo atari nawe wabiteye rwose, birumvikana, ariko hari uruhare wabigizemo kuko umaze imyaka 30 uyoboye icyo gihugu. Tureke ibyo, ntabwo uyu munsi aricyo nshaka kuvuga. Naje kubwira abakristo bagenzi banjye, kubwira abayobozi b'amadini dusengamo yatwegereje Imana, ibintu byo gukumba imbehe no guhora mu koma amashyi ku muntu utemera imyemerere yacu ntitunamukebure, no, musigeho. Si icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Muba abagabo, murya umutima amenyo, mwanga agasuzuguro. Mubwize ukuri Kagame ko tutateze kumusenga. Si Imana, ntateze kutubera Imana. Natureke dusenge ibyo twemera, tuyobagurike, nta kibazo, ntibimureba. Ikintu cy'uko aza kuduhagarara hejuru akatwumvisha ko ibyo ashaka no ntibikora. Muramvuga nta muntu nifuriza kuba nka Kagame, ko ni umutindi, ni umuntu mubi, umwicanyi, n'igisambo, n'umujura, umugome. Ntabwo dushobora guhindukira ngo tumusenge. Ibyo byo ntimuzabivuge, mwabizira, ndabizi. Ariko umuntu uza agashaka kutwumvisha ko tudakwiye gusenga n'ibisigaye azabifunga, no, ntabwo dukwiye kumuha amashyi. Mbonye James na Daniela, Ala Ministers, Korali do Kigali, bishe Kizito muraceceka, dabyo, yes, kandi ari umwe muri mwe. Ahageze aho batwibutsa ko gusenga ari ukurindagira. Rutayisire uracecetse, Masasu uracecetse. Nongere mbibutsa, Kagame nk'umuntu afite uburenganzira bwo kritika abantu bajya gusenga, ariko kuko ari perezida ntabyemere. Ntabwo yemerewe kuza kudufungira insengero ngo kuko uwakeka ko turindagira. Impamvu abona turindagira nuko tutazi kwica nkawe, nuko turya ntiducura imfubyi n'abapfakazi. Ntabwo duteze kumera nkawe, turi tukambije impanga, no. Mbisubiremo ntimunyumve nabi, Kagame ashobora kugira igitekerezo kuri ibyo bintu, ariko kuko ari perezida ntawe atandukanye n'abandi bantu. Nkuko abanyamadini nabo bagira ibitekerezo, ariko bidashobora guhindura uko igihugu kigomba kuyoborwa. Dufate urugero rutoya. Gitwaza yigeze kwicara abonekerwa, simbizi cyangwa uko abivuga, avuga ko iminsi uko iteye ikwiye guhinduka. Kuwa mbere ntibe kuwa mbere, kuwa kabiri ntibe kuwa kabiri, dimanche n'iki, bihindure amazina. Abiyemprimisha n'amakalendari no mu rusengero batangira, ako ntacyo byigeze bigeraho kuko ni umuntu nyine. Yarabyifuje ko ntibyakunze. Nta bubasha afite bwo kubikirisha mu gahato ku bandi ngo tuze duhinde mu matelefone yacu kuwa mbere tuhite w'igitanga, sinibuka uko iminsi yari yayifuza, ariko ni ibintu bitigeze bifata kuko nyine ni umuntu. None Kagame we aricara kuko ashaka ko tumusenga, kuko ashaka ko tumwubaha, nta wundi muntu tutavuza Imana. Atwiciye amadini,
araje arabivangavanze. nahoze mbona raporo bakoze mu bintu bya ADEPR bashaka kwisenya, ukuntu bayirangije batuzana abantu badasenga ngo batuyobore, bazana abantu batari abakirisitu na gatoya, batubana ababishopu bafite abagore babiri ari indaya ari abasinzi, ariko nta jambo twavuga. Abadive baraje barabashimuse, bashehe baraje barabashimuse. none ugeze naho ufunga insengero, ugasaba urusengero rudafite abaturage bafite 100,000 kuri konte, utanyere ku muntu umwe hakubitiwe n'inkuba ngo bashyireho imirindankuba, n'utangiye no kubyigamba ngo naho bagiye gusenga. ariko mujye mwumva kandi bajya bavuga ngo umuturage ku isonga. Oswakima ageze atya ati abaturage bari kuva mu murenge A bakajya mu murenge B kubyigaho urusengero rumwe rufunguye. Kagame ngo narwo bazarufunga. Avuga ati reka mbavune amaguru na za zindi zifungura. No. So, narondogoye kandi narakaye. Hari abafite icyo bibwiye nabo bidafite icyo bibwiye, ariko nashaka gutsindagira iki kintu nsoza. Mwanga kagasuzuguro, mukanguke kandi mumenye ko icyari ikimenyetso cy'uko iminsi yegereje. Iminsi iregereje pe. hari ahandi byabaye ibintu nk'ibi, ababaye i Burundi muzi bagaza, abasoma cyane muzi akenshi umuntu ari kugenda yigira nk'ibi Kagame agira, akagera akibagirwa ibyo nawe yabayemo. Nabahaye ingero z'uko nawe yasezeranye kwa padiri cyangwa kwa pasiteri, yagiye mu rusengero, abana be barabatijwe nk'abandi, umubyeyi arapfa bakamujyana kumusabira misa, buri mwaka uko ushize tujyana muri bya bintu bya prayer breakfast n'iki, akajya kwigamba abo yishe n'iki, yangiza akaza ngo turarindagira. uretse wowe rero ureba ibi, Kagame we n'ubundi ntareba ibi wenda da, ariko we wa mukirisitu we, wa musilamu we, wa mudive we, wa muyehova we, nizere ko tutazigira dusenga Kagame. Ushize nabwiye ngo nitwe twagize Kagame icyo ari cyo, n'ubu ndongera mbivuge. Kagame ameze kure kuko ari twe twabimugize. Aradutuka, yangiza akaduhamagara tukaza, ageze n'aho atuka ibyo twemera, akumva arusha abantu bose ubwenge, kandi na segonderi ntiyarangije umukaritasi. Numva ntangiye gutukana, reka ndekeraho. Ariko munyemerere tuvuge ngo ntituzagusenga nturi Imana. Dufungura insengero tujye gusenga. Amatora afite ikintu yamariye iki gihugu. Bubatse ibitaro, bubatse amashuri, badusaniye imitima, badukuye mu tubari, badukuye mu buraya, baradukomeje, batwegereje Imana. Ibyo birahagije. Bigutwaye icyo ariko abantu batuje batakuramya, ntabwo tuzagusenga gakizwe.